Mwiriweho kandi mwiriwe. Dushimye Imana iduhaye kugera kuri uyu mugoroba wa kane wo kwiga ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 9 n'umurongo wa 4. Haragira hati nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Ndagira ngo dusome urwandiko Paul yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 15 tugere ku murongo wa 23. Mwihanganire gusoma amagambo maremare. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 15 tugere ku murongo wa 23. Icyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya, ngo amaso imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga bera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero izo iha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu bihe bizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Amen. Intego nkuru nakuye muri uyu murongo, amagambo yavuzwe na Yesu, ni ugukorera Imana n'itorero ryayo. Gukorera Imana n'itorero ryayo. Dukorera Imana turi mu itorero ryayo. Turayikorera rero ariko dukorera n'itorero ryayo. Shatse kuvuga iki? Gukorera Imana ni ugukorera Imana ariko ukorera abera, ukorera abandi. Twize ijambo rivuga ko iri jambo umukozi w'Imana ni serviteur. Serviteur ni ijambo rikivuga ngo ni umuntu ukorera abandi, celui qui sert. Yesu umukoresha wacu mukuru yatanze urugero mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, aravuga ngo mbese ari ukorera ari n'ukorerwa ninde bose? Ubu jyewe ndi kubakorera kuko njyewe ni jyewe uri kubaseriva, ubu rero nimwe ba bose. Yesu ubwo yari yicaye ahereza abigishwa aravuga ati murareba ibintu ndi kubakorera, ari jyewe uri kubaha, ari namwe muhabwa ninde mukuru? Barabisubiza baragitsinda bati nukorerwa. Ahita ababwira ngo ni muri Luka 10 n'umurongo wa 40 na 45 aravuga ngo kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi no kutangira ubugingo bwe kugira ngo benshi barokoke. Imirimo y'Imana ntabwo nkora revision, tuyisanga mu Befeso 2 umurongo wa 8 na 10. Ubwo ndasa naho nkopeza abaje none. Abefeso 2 umurongo wa 8 kugera ku murongo wa 10. Itorero ni iki? Ni abakijijwe n'ubuntu, abizeye Yesu nibo torero.
mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, n'impano y'ubuntu bw'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremye, ituremeye muri Kristo Yesu, ituremera imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya. Twaganiriye amagambo avuga imirimo rusange y'abagiriwe ubuntu. Ubundi gukorera Imana ni ubuntu. Nta muntu wari ukwiriye uyu murimo, ntawe. Kandi ibyo ni ibyanditswe byera. Kandi muzanyihanganira, iyo dutashye tukaganira nabo turi kumwe, ntinavuze ibiki bakankorera critique, hari ibyo bankosoyeho. Ubwo rero mboneyeho no kubabwira ngo mumbabarire, hari igihe nshobora gukora kote ntikunezeze. Nakuriye mu gihugu cy'amahanga, bavuga byose nk'ingatimenya, naho abanyarwanda barahisha. Rero nshobora gutanga ubuhamya bikagusitaza, ariko se utanga n'ubwanjye. It's my story. Ubuhamya bwanjye n'ubwanjye, ariko kuko hari akantu gashobora gusitaza umuntu, ijambo ntirimufashe, aho kumufasha rikamusitaza, mumbabarire. Zagerageza gukosora, mbu umunyarwanda ariko mbe n'umukongomani, amashereka umuntu yonse ni ntajya yaruka. Kandi ibyo nagira ngo mbabwire ko ari byo tugiye kuganira no mu mirimo Imana yaturemeye kwemera guhugurwa. Amen. Inyigisho ya mbere nababwiye imirimo itegetswe n'amategeko. Iyo mirimo itegetswe n'amategeko ni iriya abantu birata. Ntimwakijijwe n'imirimo itegetswe n'amategeko kugira ngo hatagira uyirata. Iyo mirimo itegetswe n'amategeko ni imirimo abantu bakora kugira ngo bamenyekane, bashimwe n'abantu. Murabizi hari imirimo abantu bakorera gushimwa. Iyo mirimo ntabwo ihesha umuntu ingororano, nta nubwo yagukiza. Mwakijwe n'ubuntu, ituremera imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguye. Gukorera Imana ni ubuntu. Imirimo rusange twavuze muri Matayo 5:13-16, Yesu abwira abamwemeye n'abazamwemera, aravuga ngo muri umunyu w'isi, muri umucyo w'isi. Bisobanuye iki? Natangaye, wakoze guhagurutsa abakristo ba hano ni bake. Iki giterane si icyanyu, ni icy'itorero. Kandi koko imirimo turi kwigisha si ya ntora, ni imirimo y'itorero. Mu Imana icyubahiro yemwe babonye uburyo bwo kugira ngo mumenye imirimo dukora. Umucyo n'umunyu w'isi bisobanura iki? Birasobanura ngo abagiriwe ubuntu, abemeye Yesu ari bo torero, bakorera mu isi. Iyi mirimo y'Imana twavuze tuzarangiza ejo ikorerwa mu isi. Nakiriye umugore wanjye na mushiki wanjye n'umudiyakoni nararitse, muhaguruke mubaramutse. Ndongeye kandi ndabivuze batabishaka. None se ne kubereka n'umugore wanjye kweri? Ramukanya ejo we ntiwari uhari. Uriya yitwa umugabekazi Anosi, bamwita Mama Alliance. Ni umugore wanjye nkaba umugabo we. Bibiliya iravuga ngo imirimo dukorera Imana tuyikorera mu isi. Abagiriwe ubuntu hari ikintu bakiriye agakiza, bakira ijambo ry'Imana, bakira umwuka wera, bakira imbaraga zawo, bakira Yesu Imana mu butatu. Ageze mu buzima bwabo kugira ngo babitore, barahinduka, bahinduka ibyaremwe bishya, bagira imitekerereze mishya, bagira imyitwarire mishya, bagira ubuzima bushya, babaho nk'uko ibyo bakiriye bibayobora. Aricyo gituma bavuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Rero abo bantu bitwa umucyo w'isi. Umucyo ni iki? Ubutumwa bwiza ni umucyo. Yesu yaravuze ngo nigiye mucyo w'isi, kandi unkurikira wese ntazagenda mu mwijima. Umucyo ni ijambo ry'Imana, nduka umucyo. Iyo rero ni imirimo Imana yaturemeye muri Kristo. Buri mukristo wese akwiriye kubwiriza ubutumwa, akamenyekanisha Yesu yakiriye, kandi agahera i Yerusalemu
Yerusalemu nihe? Niko Kayihura yatwigishaga. Iwawe mu mutima. Ukagenda ukajya iruhande rwawe. Isamariya ni mu baturanyi. Abaturanyi bawe. Niba batazi Yesu ukabivuga. Mukagera ni Yudaya kure, mukagera no ku mpera y'isi. Nta yindi mirimo irutiyo, niyo mirimo yibanze rusange. Ntisaba ko bakurambika ibiganza, ntisaba ko habwa inshingano, kuba uri umucyo murikira bari mu mwijima. Twavuze iyo mirimo rero y'umucyo irahari, idahabwa inshingano. Matayo 25:34. Ni imirimo 6. Idasaba kuri diakoni, idasaba revera, idasaba idini, idasaba kuba mu ADP. Wakiriye Yesu wese ku munsi wa nyuma, igituma nayishizeho hanayivuga cyane nubwo musanzwe muyikora, no kugira ngo muha agaciro iyo mirimo. Mwiriye gukora iyo mirimo hakiri ku manywa. Ku manywa bisobanuye iki? Abo twari kumwe ni igihe ugihumeka, niyo manywa yawe. Numara gupfa kwisha. Yesu yavuga ngo nkwiriye gukora imirimo ya data hakiri ku manywa. Amanywa ye yari 3 ans. 3 kandi we yarabizi ko yari Imana. Ariko masumbuko usinzi niba nzapfa ejo, niba ejo wundi se. Umuntu aherutse kumbwira ati Imana yanyeretse kuzarama cyane. Ntipo ntiyaba nigenderaga hakiri kare. Mbe muzi kuramira mwise. Ejo nzakora Samari, nzababwira ko ahantu dukorera muri tere y'ababisha. Mutazishima ko mukora ibyo, ariko dukorera kuri tere y'abanzi. Dukora baturasa, dukora baducukurira imyobo. Abo babisha murabazi? Murabaza barokore. Satani wa undi mujya mukomera amashyi, basigaye bamwirukana baba barokore batazi ijambo ry'Imana. Turatwitse, turashiririje. Murashiririza. Shitani ntarashirira, ntarashya, ntajya nasha. Numwanzi, c'est un ennemi vaincu. Numwanzi watsinzwe ari kuri actif. Arakora. Ntabwo ushobora kumwirukanisha amashyi. Dutwitse abazimu n'abazimuka. Ya baba shwi. Ntabwo yirukanwa n'amashyi, ntabwo ari imbwa. Bibiri imwita umunyamaboko. Muranyumva ariko ejo nzabibabwira nsoza aho dukorera. Iyi mirimo myiza yo muri Kristo tuzasoza tubabwira ngo tuyikorera muri tere y'ababisha. Iyi si iyi mureba yacu Imana yaduhaye yitwa ubwami bwa Satani. Muzasoma mu byahishuriwe Yohana haravuga ngo nzi ko aho utura ni rimwe mu matorero 7. Nzi ko aho utura ariho n'intebe ya Satani iba. C'est ici. Nicyo gituma dusenga. Sindi buririmba ariko ndanaririmba nibifata. Gerageza uko nshoboye. Nyamara jya mbyibona mu cyumba. Nagize ngo nigiye ugerageza bikanga. Ntabwo ari inama mbi z'ibyaha, ni inama mbi n'ibyaha. Ntabwo ari z'ibyaha, ni inama mbi n'ibyaha. Ejo twavuze iyo mirimo ko ari iyo mirimo ni imirimo 6. Azahaguruka atandukanye aba bamwe iburyo abandi ibumoso, kandi bose nabizera. Nta mupagano urimo. Ngo azabwira bamwe ngo nari nshonje umurimo wa mbere, nari nshonje murangaburira. Wa kabiri naye nambaye ubusa muranyambika. Wa gatatu nari ndwaye muza kunsura. Wa kane nari umunyamahanga ntagira homba ngenda ntyo muranyubakira murancumbikira. Nari muri gereza muza kundeba. Ikindi ni iki? Nari nambaye ubusa muranyambika. Ni imirimo ingahe? 6. Ibyo ntibisaba kujya muri teoloji. Kwambika umuntu ntibisaba kujya kwiga muri yirika. Niba wambaye, abatambaye nabo bakwiriye kwambara imirimo. Ejo
twavuze imirimo y'itorero. Iyo mirimo y'itorero twavuze ko ari imirimo myinshi. Nabwiye Mable ngo sinayirangiza. Ni imirimo myinshi, ariko ni imirimo Imana itanga ni imirimo y'uburyo bubiri. Imana ikuremye ikuremera n'ingabire itaranto, iguha ubushobozi karemano. Hano hari aba electricien, hano hari abantu bize imibare, jewe nize teologia, nize na chimie. Ibyo bintu byose hari abacuruzi, hari abantu b'abahanga. Ibyo bintu Imana yaduhaye, iyo umaze gukizwa bihinduka ibikwiriye kujya muri service y'Imana n'itorero ryawe. Icya kabiri, umuhamagaro udasanzwe wo gukorera Imana bita appel divin. Uwo ni umuhamagaro rusange, uwo nababwiye, w'impano karemano itarana. Ariko hari umuhamagaro wihariye, appel particulier. Twasomye mu Befeso ibice 4:11, haravuga ngo iha bamwe. Amen. Ni ikintu special mu gihe agaciro. Icyo gituma ntimukajye mutuka abapastor, ntimugasuzugura abakozi b'Imana. Biri mu muvumo utabaho. Imana iha bamwe kuba intumwa, iha abandi kuba abigisha, iha abandi kuba abashumba, iha abandi kuba ababwiriza butumwa, iha abandi kuba abahanuzi. Ni bitanu, muzamura igipfunsi. Izo ni ministère spécialisé zo mu itorero. Izo rero ntawe uzikoreshamo karemano, ahubwo azikoreshamo impano yahawe n'Umwuka Wera. Subiremo, nta muntu ushobora gukorera Imana atagira Umwuka Wera. Icyo mugikuremo mugisibe. Kuko Yesu yamaze imyaka 3 abigisha amagambo y'Imana. Arangije agiye kujya mu ijuru, arababwira ngo kandi mukomeze mube Yerusalemu kuko muzahabwa imbaraga. Ntabwo bagiye kuvuga ubutumwa batarahabwa imbaraga. Yambabazwa cyane n'abantu bifuza imirimo y'Imana batarabatizwa n'Umwuka Wera, nta Mwuka Wera bagira. Uzawurwaniramo, uzawusambaniramo, uzahahurira n'ingorane. Kuki? Watumwe nande? Ninde wakohereje mu murimo w'Imana? Iha bamwe kuba intumwa, iha abandi kuba abahanuzi, iha abandi kuba abungeri, iha abandi kuba abigisha, iha abandi kuba ababwiriza butumwa. Iyi mirimo mureba niyo mirimo yitwa ministère iba mu itorero hano, kugira ngo abera batunganirizwe. Haleluya. Batunganirizwe ibintu bibakwiriye bizababeshaho kuva batangiye gukizwa kugeza bageze hahandi mu ijuru, bagahabwa bya bindi Silowamu yaririmbye. Ibyo bintu rero niyo mirimo mu itorero. Ariko harimo n'indi mirimo myinshi. Narababwiye ngo nuko kandi iyo mirimo igenda yitokeza, ni imirimo iboneka kubera circonstance. Ejo sinasomye, uwamugurga yarambwiye atari ko hari ikintu wabuze mu byakozwe n'iyo kivuga. Ni byakozwe n'intumwa ibice 6. Wakoze Mable, wakoze. Nanjye nigeze njya kubwiriza aho ngaho, nuko ndahomboka ndavuga ko avuga atavuga koti ngavuga umurongo bitaba ibyawe. Ejo baramuguye abo tubana. Ibyakozwe n'intumwa ibice 6. Hari umurimo intumwa zaje zitwaye ubutumwa bwiza, ariko abantu batangiye kwiyongera, havuka ikibazo. Kandi Yesu ntabwo yari yasize kivuze, ariko yari yaravuze ati nzahohereza Umwuka wanjye, azajya agenda bahishurira n'ibindi byenda kubaho. Havuka umurimo w'ubudiyakoni, nta wabagaho ku gihe cya Yesu. Nta wabagaho. Muranyumva ko nta wabagaho. Stefano yabaye umudiyakoni, Yesu yaragiye mu ijuru. Uwo murimo rero uvutse wari uwo gufasha abapfakazi, kugaburira abo banyamubabaro. Abantu ngo batangira gucikanwa, haboneka ibice, barabura n'abagira icyo Abayuda. Ngo nuko intumwa ziricara, haleluya, zijya inama. Niyo mpamvu mujye mwubaha ubuyobozi. Iriya ni ministère spécial. Utarahamagariwe kuyobora bakaguha ubuyobozi birakunanira, kuko ni gift ivuye ku Mwuka
wera. Aha bamwe ninde utanga? Imana. Ngo bajye inama baravuga tugire dute, turakora akazi dute. Abandi bati ntidukwiriye gusiga iyi mirimo yo kubwiriza ubutumwa no gusenga, niyo misiyo twahawe ngo tujye kugabura, tujye mu cikoni. Ngo ahubwo barasenga biriza ubusa, babaza Imana ngo iki kibazo gikemuke gite. Umwuka wa Kristo nabo ngo baravuga bati dutoranye abagabo. Haleluya. Ntabwo ari Yesu, ni umwuka wa Yesu wabonye ko situation ya diakoni ikwiriye gutangira. Ngo barabanura abagabo 7 barimo Stefano, barimo n'abandi. Ngo baravuga bati rero tubashinze imirimo, twebwe tunaendereye. Uko niko imirimo igenda iboneka. Mumbabarire baririmbye umunsi ndavuga ku mirimo yanyu, kuko ari imirimo ngiye gutangiriraho. Ndagira ngo mbabwire imirimo usibyo nababwiye myinshi, iri mitaranto, iri mu ubwenge karemano, iri mu butunzi. Yemwe bakire baraha, ndabasaba mushore imari mu nzu y'Imana, muyishoremo. Paulo ntabwo yagiye kubwiriza isi nta gishoro yari afite. Yashoye imari ye. Nasekeje abantu bo mu Gakinjiro, bya bindi birangarutse ngiye kongera kubivuga. Imana imfashe ndabivuga tu kuko ni byiza. Nigeze ngira umushahara muremure cyane, kandi mara igihe kirekire mfite umushahara muremure. Noneho uko ngenda manuka mu ntera n'umushahara ukamanuka. Icyo ni cyankoze? No. Kugira ngo ujye umenya ko Imana ikoresha ufite umushahara muremure, igakoresha n'utagira a. Kuko impano y'Imana ntabwo ibarirwa mu mafaranga. Noneho umushahara umanutse, nicarana n'umugore ndamubwira ko uyu mushahara uzadutunga n'abana bangana barya. Ngiraho nibyariye, simbabwira umubare bitabagusha, ariko ngira n'abandi benshi. Sanga umushahara ntabwo uzadutunga. Uzaho nagiye gusenga, Imana iramwe ngo none Paulo yarahembwaga, sanga ntiyigeze ahembwa. Hari aho yahembwe? Ato. Paulo kweri intumwa yigeze ahembwa? Ngo yabayeho ate? Ngo yadodaga ihema. Yabwirizaga ubutumwa ari kudoda n'ihema, akagurisha amatente, kandi agakoramo ay'ingendo, akajya muri mission, akiha frais de mission, agasapotinga igikorwa cy'Imana, akanitunga. Kandi ngo yarangiza agafasha n'abakene babizere bamukurikira. Ndabani Mana mpihema, nyigisha ihema. Ndaridoda niga guhinga ibirayi muri Rwerere, niga no korora inka. Wagize ngo sicyo cyatumye ndatongana ngo ndwane. Imana niguhamagarira umurimo izakwishingira. Haleluya. Ariko ibyo ntabwo nabivanye mu ijuru, nabikuye muri Bibiliya. Mbwira n'umuntu borora bati, maze abize veterinere baranyigisha, abadiyakoni banjye bazi guhinga ibitunguru baranyigisha. Ndahinga ndunguka pe, bucya mu gitondo naguze jipe muzuri sana neza, ndayiguranye igenda ndabona bari nanjye naguze imodoka yanjye itanditse madeperi. Imana ishimwe. Mushori imari, mushori taranto zanyu, mukoresha ubwenge, mufasha abera kugira ngo abera batunganirizwe byose. Ndagira ngo mbabwire imirimo yo mu rusengero. Ejo ntabwo nayivuze, ndasoza mbabwira igice cy'imirimo hesha umugisha. Kugira ngo rero ibi ngibi bibeho, uyu murongo nabasomeye ni umurongo witwa motivation. Impamvu dukora niki? Niyo mpamvu dukora iriya mirimo yose. Niriya ntarababwira. Paulo wayoboye Efeso imyaka 3, asengera isengesho, arisengera itorero. Aravuga ngo nuko nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu, mugakunda bera bose. Iryo ryari itorero rya Efeso, ryari ritarakonje. Ahavuye ryarakonje. Ahavuye ryarakonje. Yesu abyereka Yohana ngo babwire ngo bataye urukundo rwa mbere. Ndagira ngo mumenye imirimo y'itorero. Ejo nzababwira shitani yateye Abefeso kwangana, urukundo rurakonje rwa mbere.
bararangara. Ariko marayika ari we mushumba amaze kumvuga ubutumwa ajyayo arabutwara. Aravuga ngo nabasengeye iri sengesho urudaca, mbasengera urudaca. Iyo nibutse gusenga ndabasabira mwese uko nsenze. Ngiye kubabwira imirimo yo mu rusengero kugira ngo Imana y'umwami wacu ari we data wa twese w'icyubahiro ibahe amaso yo guheza. Ndababwira ibintu bitatu ngo bituma muyimenya. Ingorane ni ugukorera Imana utayizi. Ariko Paul asengera itorero ngo ndabasabira urudaca yemwe b'Efeso kugira ngo Imana ibahe amaso ahweze bitume mumenya iyo mukorera. Ntimukitiranye Imana n'amasumbuko. Ndi umugaragu w'Imana, ndi umugaragu w'itorero. Ariko Imana ibahamagara niyo yampamagaye ingira umushumba, namwe bagira uko muri. Ariko ndabasengera ngo amaso y'imitima yanyu ahweze bitume murushaho kumenya iyo mukorera. Iyo wayimenye rero utayisondeka. Iyo wamenye ko ariyo nyiri byose, ari itungisha abantu, ntabwo uyima, ntiwayima icya 10, ntisuzugura umukene. Iyo wayimenye amaso arahweza, wamara kwimenya uko uti niyo nkorera, niyo nkorera, niyo ntura, niyo ndirimbira, niyo nambaza, niyo. Aravuga ngo kandi ndabasabira kugira ngo Imana ibabwire ibi bintu bitatu ko tugiye kujya mu mirimo y'itorero ko mumenye iyo ngiyo tugiye gukorera. Icya mbere ngo amaso y'imitima yanyu ahweze mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye. Our hope. Mumenye ibyiringiro. Murumva yemwe abantu basigaye basaba ibya none, apana kuomba mambo ya leo tu. Mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye. Our hope ni ibintu biri imbere, bya bindi mwavuze, bya bindi mwavuze. Mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye. Icyo ni kimwe, ni ibyiringiro mugendana muri uyu murimo. Cya kabiri, mumenye ubwinshi bw'ibyiza izaraga mwebwe abera bo muri Kristo, kuko hari abantu batazi ko hari ibyo tuzaragwa. Icya gatatu, mumenye n'imbaraga zayo nyinshi. Amen. Ntabwo ari nkeya. Mumenye ubwinshi bw'imbaraga zayo iha twebwe abizera. Kandi ngo izo mbaraga iduha nizo zituma duhagarara tugakora. Izo mbaraga rero ndagira ngo zibasogongezeho n'iz'Umwuka Wera. Ariko reka mbabwireho nkeya ngo nizazindi Imana yakoresheje igakura Yesu mu gituro. Izo ni izawe ni izanjye. Kandi nicyo kintu itorero rishingiye. Dushingiye yuko uwo twizeye yarazutse ntajya apfa. Kandi mu bintu biteye isi akaga n'ubwoba bituma abantu baraguza bagaterekera bakambara impigi bagakorera shitani bakagikuza batinya gupfa kandi azapfa. Ubwoba, la terreur de la mort, nicyo gituma mubona abantu bose bakanuye amaso bakambara impigi kandi bakaza mu rusengero. Ariko uwo twizeye aduha imbaraga ngo nyinshi, kandi izo nyinshi kugira ngo bimenyeshe itorero, kuko itorero ni umugeni n'ubwi yamumereye byose. Ngo aramubwira ngo zazindi Yesu yakoresheje, Imana yamuvanye mu gituro ku munsi wa gatatu, izo yaraziduhaye. Nicyo gituma Yohana yavuze ngo iki? Ati hari igihe impanda izavuga, abapfa bumva ibi ngibi bazongera kuva mu bituro basanganire Yesu, bazabaho. Icyo nicyo bita la puissance de l'évangile. Nta bindi, apana amazu n'abarozi barafite. Apana ntukankange. V8. No, ufite amafaranga wese yajya kuyigura, zirahari. Nanjye niyampa nzayigura. I'm telling you, nzayigura. Ariko nimwumva ikintu kiruta ibindi, mwiringizwa n'Imana yabahamagaye.
yuko muzaraga ubwami n'ubugingo budashira. Cya kabiri, izaduhemba. Hari umurage, ntabwo ari amafaranga. Izaduha umurage, kandi uwo murage yarawusinyiye. Imaze kuwusinya iteraho kashe, itubatirisha umwuka wera ngo abe ingwate, ngo ajya niha mu mitima iyo twibutse iwacu, ngo natwe tukaniha tukavuga ngo aba data, ukumva urahamya. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo ubu turi abana b'Imana. Ati kandi niko turi, ni confirmation. Cyakora uko tuzasa ikurerekanwa. Ubabajwe n'uko ururukara, uko Yesu azasa niko nanjye zasa. Ufite ibyo byiringiro ariboneza kiyeza kuko uwo nguwo aboneye. Reka tuvuge imirimo yo mu rusengero, ariko ndabasengera nanjye mu nsengero ngo amaso yacu ahweze, turushaho kuyimenya, aho kumenya amakuru mabi ibivugwa ku itorero. Menya Imana. Mwumvise hano ko avuga ngo yamushyize hejuru y'ubutware bwose, sifa kwa Bwana. Imushyira hejuru y'ubwami bwose, imushyira hejuru y'izina ryose, ngo ryaba iryavuzwe ku bwanero, ryaba n'izavugwa muri 2060 naragiye mu ijuru, ngo yashize hejuru y'ayo mazina, ngo kandi irangije mu itorero cyane. Haleluya. Ngo ahinduka umutwe waryo, ngo natwe duhinduka ingingo z'umubiri we, ngo arizo zishikirwamo na byose, maze itorero rigashika risa n'ingingo iziboneka n'izitaboneka. Ejo twize imirimo y'itorero ko ikorwa n'abagaragara, ikorwa n'abatagaragara. Iyi yacu yo rero ni kuri bandore, kuko ni ministre, hari ministre wayoberana ubu ndazwe, ariko mbabwiye umutima w'itorero ahuba ntabwo mpazi. Ntabwo mpazi pe. Wagize ngo banihira itorero murabazi, muzi naho barara. Yewe kintu cyaza nye ibice muri bika risuzuguza abatari, nyamara beraba bahora bari babwira umwami ibyaryo rwasa. Abo bera babayeho ku bwa Eliya. Eliya yibwira ko Yezebeli yamaze abahanuzi, naho Obadiya yahishije 150 mu buvumo, ajya kwisabira gupfa yananiwe kuko yari ministre. Yananiwe. Mose yaracogoye, n'incogora nimukancira urubanza muzansengere. Hago wahagaze naho wicaye yarahirimye. Ngo arangije ajya gusenga ati Imana, kuraho ubugingo bwanjye, singiye kwicwa n'umugore w'igishegabo. Arangije asenga nabi, asenga atazi itorero. Baravuga ati mu bahanuzi bawe bose barabishe, ni njye nyine sigayo. Naho ntazabera. Naho mu buvumo 50 barara basenga, abandi 50 barara basenga. Obadiya akabagemurira nijoro, kandi Israeli yaraguye, ibitambo byaragiye kwa bari, ari ku 150 mu buvumo, na Eliya ku musozi Karumeli. Imana iramubwira ngo mfite 7,000. Mfite 7. Ndagira ngo mbabwire ngo itorero rirahari. Mukomere Yesu amashyi, itorero ryo rirahari. Itorero rirahari n'ukuri. Mumenye ibi bintu tubona uko dukorera Imana. Amaso yanyahweze, mumenye ibi ngibi mukorera Imana. Ntimucike intege. Hari ibyiringiro, hari umurage, hari imbaraga Imana ihitorero. Reka mbabwire iyi mirimo nihuse. Imirimo yo mwito, imirimo yo mu rusengero. Ndashaka kubabwira mu rusengero. Mu rusengero hano, ariko no mu rusengero mu rugo, mu rusengero mu mutima. Ni imirimo 3, muhumure nta gashya nazanye. Umurimo wa mbere ni ugusenga. Ejo nawe ukomojeho. Umurimo wa kabiri ni ukuririmba. Umurimo wa gatatu ni uguterana. Ntabwo abantu bazi ko twaje mu murimo. Ndavuga aya magambo soma
gusenga ni umurimo w'itorero kuva mu isezerano rya kera kugeza muri shya. Umukurambere wa mbere sekuru w'abizera Aburahamu yari umunyamasengesho. Abamukurikiye barasenze. Mose yarasenze, Eliya yarasenze, Nehemiya yarasenze. Kandi aba bari batandukanye, bari bafite impano karemano zitandukanye. Aburahamu yarasenze, Eliya yari umuhanuzi, Mose yari umushumba, Nehemiya yari umuziritsi w'ibwami, niwe wagaburiraga perezida. Yari mu kikoni, niwe wagaburiraga perezida. Ararararara. Mwarangiza rero mukavuga, ha pastor bikiye ni ibitara byazimye baraguye, we uzabasengera kwa perezida, urabaza. Ba Nehemiya barahari. Nusoma neza urasanga Koroneliyo yari umunyamasengesho. Umupfakazi yari umunyamasengesho. Abantu mu isezerano rya kera babagaho basenga. Isezerano rishya riravuga ngo kandi mukwiriye gusabira abantu bose, abami n'abatware, kandi ubwanyu musabirane kugira ngo mukizwe. N'umurimo ukorwa bawita igicaniro. Mu ndebe mwese amasengesho y'abera abo ngabo muzi nabo batazi, agezamukira ku mubavu, agezamuka agahumurira Imana yicaye kuri ya ntebe itunganya itorero, ngo ijya yumva umubabwe w'amasengesho y'abera, akayihumurira mu masengesho. Rero iyo imaze kumva icyo iratabara. Barashiditse barasenga, batwaye umushumba Petero, bari barahebishe Yakobo. Cyambwira abakirisito, ariko iyo mwirirwa mudutukira kuri abiri mumbabarimba, reka mbivuge n'ubundi umukongomani ntacyo bitwaye. Niko Agapere yaraguye kuruta Nero waciye igihanga Yakobo. Hari wari waciye igihanga hano mu Rwanda, ariko basogose abashumba barabamara, barabatwitse naho uruhu, kandi ngo bahagararaga bahamya Yesu. Hari ikintu cyababaje Nero, nasomye igitabo cy'ikirambabaza, ngo iyo yicaga abakristo 5, 90 bararirimbaga, nabo bategereje bakavuga ati baririmba tena, ndabica bakaririmba, ngo babani n'abakabica, yamara kubica ngo abasigaye nabo bakinjira muri korari bakaririmba. Warangira avuga ati sikiwe ngiye kwiyahura. Yapfuye yiyahuye. Yarwanije itorero ryubatse ku rufatiro n'amarembo y'ikuzimu, warinda yiyahu. Umurimo rero wa mbere no gusenga. Gusenga ni umurimo w'itorero. Gusenga ni umurimo wacu twese. Hari ababigize umwuga, ariko numvise abasatuzi bavuga ngo ndi umunyamasengesho wabigize umwuga. Nayo materime y'abana tuzabahugura, ariko pastor gusenga si iby'abasatuzi, nta nubwo ari iby'abapfakazi. Gusenga ni iby'abera. Abera bose bajya basenga. Niba udasenga wataye umurimo wo mu rusengero. Cya kabiri, ubwo ndihuse, kuririmba. Mumbabare ariko ne kuvuga mu mutwe gusa. Hagira umuntu usomera Abaheburayo. Abaheburayo ibice 14, ibice 10 n'umurongo wa 24, muhere kuri 23 kugera 25. Mwumva ijambo ryitwa guterana. Abaheburayo ibice 10, 23 na 25. Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko wasezeranije ari uwo kwizerwa. Kandi tujye tuzirikana ubwacu, kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza. 25. Twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera, muba ariko murushaho kugenza mutyo. Amen. Umurimo wo mu nzu y'Imana ni uguterana kwera. Ikibayita service. Muranyumva ariko no murimo.
service d'un culte divin. Uyu ni umurimo guterana. Niba mwagiye mwumva neza harimo amagambo agera muri 4. Mwaturirana ibyiringiro byanyu mutanyeganyega. Bisobanuye iki disa? Gukomezanya. Kajya umubwira atari kuracyahagaze. Ese waraguye? Ihane. Mwaturirane ibyiringiro byanyu mutanyeganyega, mukomeze kubyatura. Babyaturira he? Mu rusengero, hano mu nzu hirya no hino. Icya kabiri, muzirikanana ubwanyu. Harimo ijambo mu Cyongereza rivuga one another. Guterana nije naye mab ngo kandi mujye muzirikanana maze muterane ishaka ryo gukundana, mucanira urukundo hagati yanyu mu gihe mwateranye, kandi ngo muterane ishaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza, gukundisha abandi umurimo w'Imana n'umurimo wawe. Ahanyuma hakaba kandi ntimukabyirengagize, ahubwo uko mubona urya munsi wegera. Haleluya kanisa. Uko mubona Yesu atwegera ngo bari ko murushaho namwe kubigenza muryo. Amateraniro yabera n'umurimo. Iyo abera bateranye Imana ivugana nabo. Iyo bateranye basenga Imana irasubiza. Iyo bateranye barahugurana. Haleluya. Bakabwirana zaburi n'ibihimbano by'umwuka. Ijambo rya gatatu ni ukuririmba. Murambabarira ibimbi hariye Aimable yarabyize. Azabakorera seminaire abaririmbye. Ndashaka kubabwira ijambo ryo kuririmba mu gitabo cyo Kuva ibice 15 n'umurongo wa mbere kugeza ku wa 2. Baririmbye umutega amatwi. Kuririmba ni umurimo w'Imana. Ndashaka ko musoma aho hantu. Kuririmba ni umurimo. Kuririmba yambabara cyane kuko ubu ngubu itorero basigaye baturirimbira Pastor Mushumba, ntabwo tukiririmba. Banatuimbia agasisi hatuimbake. Ndi kwivugira cya kirimi kibi kikongo. Ubu muraturirimbira basha, ariko kuririmba ntabwo mushinzwe kuririmba mwenyine. Itorero rikwiriye guhaguruka tukaririmba. Ni inshingano y'itorero. Iki gitabo cyo Kuva murahasanga indirimbo niyo ndirimbo ifite amateka maremare kurusha izindi, kuko niyo ndirimbo yahimbwe na Israeli bava mu Egiputa. Le premier chanson. Yagira umuntu yisoma. Wenda soma imirongo mike. Reka dusome Aza kumuhagarika. ibice 15 umurongo wa mbere no wa 2. Maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uwiteka iyi ndirimbo bati, ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Uwiteka niwe mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye. Uwiteka niwe mbaraga zanjye niwe ndirimbo zanjye. Ampindukiye agakiza. Kandi yampindukiye agakiza. Uwo niwe Mana yanjye. Uwo niwe Mana yanjye. Nanjye ndayihimbaza. Nanjye icara, nanjye ndayihimbaza. Iyi ni indirimbo yaririmbwa n'abantu barenga 70,000 alafwa. Umushumba Mose bambutse inyanja, bifite icyo bivuga muri Bibiliya. Agakiza kari kabonetse. Agakiza kandi kabonetse badagadwa. Kabonetse ntawe ugakwiriye. Kabonetse baguye batutse umushumba. Ndabeshe bashumba ni mukomere. Baragutuka nawe ukararuguye ukabatuka. Soma ibyanditswe urebe uko uzifata. Ngo baramubwiye ngo watuvaniye ikimwe Egiputa we, ntamva zabagayo. Sike ubu nuraba ko batwisha inyuma byerekanaga iki? Isi, Satani, abadayimoni ukuntu bakurikiye itorero. Ngo barikanje bariske. Nusoma iyo ndirimbo mbabari ukurikira wisoma, haravuga ngo bari badukurikiye, ngo bibwira ko bazatumariraho umujinya wabo wose. Ngo arahagoboka Nyiringabo
ngo ahagobotse munkurikire, ngo ahuhisha amazi, ahuhisha umuyaga we, ngo imuhengera amazi aravura, havura amata. Ariko imbaraga z'Imana zavujije amazi, haravura, haba ikivuguto, ngo amazi amwe aratemba ndahinduka inkike. Maze Mose araririmba na Miriyamu aramwikiriza, n'Isirayeli yose iraririmba, baravuga ngo Uwiteka niwe Mana yacu kandi niwe mutabazi wacu, ngo kuko ni intwari mu ntambara, yaranesheje, ngo ifarashi n'uwihetse, abanzi badukuye umutima ngo bashiriye hariya. Maze Miriyamu atarabyemerewe ngo ageze hakurya akikiranya abagore ati muze dutere korasi kuririmba. Ndashaka kubabwira kuririmba icyo bivuze. Icyambere, kuririmba ni ukwatura ibikurimo ariko ukabyatura mu ijwi rishima. Mumbabarire mbuze ikinyarwanda. Ukaryatura mu ijwi rishima, ugambiriye ko ibyo bintu byakozwe n'Imana yawe bitazibagirana, kugira ngo bazabiririmba iteka ryose. Soma umurongo wa nyuma pastor, soma umurongo wa nyuma wo muri icyo gice ukuri yo ndirimbo. Uyu wanyu uyu soma haruguru gato, aha hejuru gato, waririmbe wumva ukuntu bavuze. Kandi Miriyamu umuhanuzikazi mushiki wa Aroni ajyana ishako, abagore bose barasohoka baramukurikira bafite amashako babyina. Miriyamu akabikiriza ati uririmbire Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Yanesheje nigitangaza, nigitangaza nagakiza. Soma umurongo nashakaga werekana ko uyu muntu aririmba bagira ngo bye kuzibagirana ibihe bidashira. Soma umurongo waho wa 18 aho wumva ukuntu bikiranyaga. Uwiteka azasohora ku ngoma, azahora. Uwiteka azahora ku ngoma iteka ryose. Umuhe icyubahiro. Ibyo ntibyerekanaga ko ari ibintu biri present, ahubwo byari ibintu byerekana ko agakiza k'Imana. Uwiteka azahora ku ngoma iteka. Mu cyongereza bivuga ngo iki ngo abongereza bafashwe? The Lord will reign forever and ever. Natangiye kukiga. Azahora ku ngoma, he will reign forever and ever and ever. Agakiza ka Yesu ntabwo ari ako ku nyanja, ni agakiza k'iteka ryose. Iyadukijije ibyaha izadukiza ibyago, izadukiza n'urupfu, izatuzura. Ni agakiza k'iteka ryose. Baririmbaga ibintu bine. Baririmbaga ubutabazi bw'Imana, baririmba agakiza k'Imana, baririmba kwera kw'Imana, baririmba imbabazi z'Imana. Kandi iyo Mana izahoraho iteka iteka. Kuririmba nicyo kintu cya mbere abantu batibagirwa. Amagambo y'Imana ntabwo mujya muyafata, ariko indirimbo murazifata. Nicyo gituma Imana yazanye abaririmbyi mu itorero. Ubugiye murebe uyu mfite indirimbo zambonye mu mutwe, kandi mbonye sindamubona. Nukuri sindamubona, ariko mfite indirimbo zambonye genda zishuranga mu modoka. Izahoziyana, izaba Gikundiro nabonye hariya, abasiro bamunye twarahuriye ku Kibuye. Nimwe twahuye kuba muracyanyibuka. Indirimbo ni umurimo w'Imana, kugira ngo nsozereze kuri iyi mirimo yo mw'itorero. Nababwiye ko ari ugusenga, guterana no kuririmba. Ndarangije. Ndagira ngo murebe muri Bibiliya zanyu igitabo kinini kirimo, igitabo kinini kirimo mu bitabo 66 ni iki? Ni Zaburi. Zaburi ifite Zaburi ni 150.
hari icyo mwari mwabona kigira ibice 150 muri wayikona wapi? Zaburi ni iki? Zaburi ni indirimbo, zaburi ni amasengesho, zaburi ni ibisingizo, zaburi ni ukwirata imbaraga z'Imana, zaburi ni ukuvuga amateka y'Imana, zaburi ziririmba imbabazi z'Imana, zaburi ziririmba byose. Zaburi ni indorerwamo 150 umukristo yirebamo agahita abona ahagaze. Ni 150 miroir aho umukristo ashobora kwireba. Wasomye ya mbere ukavuga utuye n'amasumbuko. Reka nongere mbivuge sasa. Buriya ikikubwira ko indirimbo ari umurimo w'Imana. Jewe Masumbuko ushumba w'akarere ka Nyarugenge, hari igihe nyambyuka nkumva muri gihe harimo indirimbo iba yazanwe nande? Si umwuka w'Imana. Namwe bibabaho. Hari igihe mbyuka rero nuzuye amashimwe yambonye ikamfata. Hashira iminsi 2 kabyuka nindi mu mutima. Nahindi kuririmba rero yindi ishimwe. Nimugoroba nkaba ndi kuririmba ntumiteho umukiza. Wumva ko nganya. Ubwo ugenderera abandi nanjye ntuzi Imana yanjye we. Ubwo rero Imana iba yazamuye indirimbo yerekana ko umutima wanjye wuzuye iki? Amaganya. Soma Zaburi uzahasanga. Dawidi yaravuze ngo ari joro ryararira umuntu arira, ariko bwacya impundu zikavuga. Mujya mukora hakiri kumanywa amajoro atarabatera. Hari umunsi iki gihugu twinjiye mu ijoro, imbo ziraceceka, abashumba barapfa, abana barapfa, abatware barapfa, igihugu gitwikirwa n'umwijima. Ariko still abarokore bari bakisenga, kandi bamwe bahise bafatwa na zambaraga zazuye Yesu, barakomera barataha. Uyu munsi bari mu bwami, tuzabona batubanjirije. Zaburi ni indirimbo nyinshi, nicyo gituma ari umurimo w'Imana. Maria umfashe tujye twongera turirimbe. Ibyago si ukuririmbirwa mu masaro yacu nta uririmba. Cyakora ubu rwose ikoranabuhanga naryo ni ryiza ndagishimira, ariko iyo usizemo DVD ubwo buririmba niko buri abantu basigaye bicara barya, barangiza bakasama bagacira inkonda, agakurikira Jehova iri kandi yarushye, yarangiza bakaririmba ingoma yawe akadunda buhoro, ingoma yawe. Niba ushaka kunesha ibitotsi, soma ijambo ry'Imana. Niba ushaka kunesha intege nke, ndirimba. Niba ushaka kunesha igikombe kibi, cya gikombe kibi, nimuhana ubuhamya, mwaturirane, mubwirane ibyiringiro byanyu, ibitotsi bizashira. Kuririmba. Paulo na Sila mu nzu. Urashaka kujya mu nzu y'Imana ngo hari uzaririmbira? Iyi mirimo uko ari 3 ni mirimo y'Imana. Nahoze mbwira umushumba hariya mugenzi wanjye, nasabye Imana kuririmbira binyima, irabinyima pe. Naririmbye igihe gito, ndirimbana na Edisa na Emima, ndongenda bivuze n'abandi bantu. Twari dufite korali y'abantu 5. Ubwo mureba abantu bamaranye birukanyira muri Hoziyana na Jehova iri, twaririmbaga turi 5. Erega amaso y'Imana yahumutse, waririmba uri wenyine. Amen. Umutima wanjye reka ndirimbe kwa kundi nyine kwa barokore. Umutima urariri. Ubwo nimumfashije koko. Uzi ko umutima ujya uririmba, akanwa katabumbuka umutima ukaririmba ishimwe. Dawidi yararirimbaga, il était un roi, yari umwami wahawe icyubahiro. None basigaye baturirimbira tukasaba. Ose turirimbira Imana. Mose aririmbana n'iteraniro, baririmbaga kiza k'Imana. Miriam umushiki w'umuhanuzi arahaguruka araririmba, abera bararirimba, abagore bafata ishako. None ubu murebe ya mihango y'idini ukuntu isigaye tubwira ngo baririmba barya. Iyo umuntu yaririmbye amarangamutima yose arashwanyuka.
niba mutazi kuririmba musome ibyanditswe byera. Ni umurimo Imana yaguhaye, umurimo mwiza. Wowe uzi no gucuranga. Uyu muzi ari muto aririmba, none yarinze abapasitoro aririmba. Naho njye nabwiye Inyasi ngo nyigishe gucuranga birananira. Buriya hari igihe gitwaza ajya afata inanga ye akaririmba, nk'abana ariko wabimpaye nanjye. Dawidi yigeze abura ukuntu abigenza. Yabonye ikintu gikomeye, isanduku y'Imana yari imaze 17 hanze, yaranyazwe n'Abafilisitiya, ngo agira amahirwe abona irizanye irihagije. Abatazi rero gukorera Imana, ndaza kuvuga gato nsoza ku mirimo ihesha umugisha, ngo haza umugabo w'umurewe witwa Uza, wisanduka itsikiye, ngo ariruka ajya kuyiramira. Yari umurewe, ntiyabikora nk'uko Imana yabitegetse. Imana imutemeraho. Dawidi ngo arababara ati, yawe uramwishe, wishe Uza kandi ari wari ukwiriye kuyiheka. Undi ati, narababwiye ngo ntibakayikozeho ibiganza, ahubwo izabaremerere ijye ku bitugu byabo. Yashizeho amaboko se, ndamirwa n'amaboko y'abantu. Abantu ngo barimo kuramira deperi ngo barayizahura. Wewe uko nta uzayizahuza iki? Iremerera abatambyi iyo sanduku, bayiheka ku bitugu, barayisengera, bajya basenga, ntabwo barwana. Ngo imwishe. Dawidi ati, wakuka umutima. Baravuga ati, sinyegera itanyica. Ngo aratashiwe. Kandi nimwumva ukuntu Imana iteye ubwoba, mujye muyimenya. Ngo abaza abantu bati, hariya ruriya rugo ruri hafi n'urwande? Ati, n'urwa Obed-Edomu. Abaza n'ubwoko bwe, abaza n'umuryango we. Arangira ati, tujye mugende muyicumikishe itanyica. Bayirazayo, we arakata. Ariko burya ntabwo yagiye yaguye, yagiye kureba mu byanditswe. Aravuga ati, twaba twahimutse. Hagiye kureba asanga yakoresheje inzira itariyo. Guhamagara Abalewi n'abatambyi, basubira mu mategeko baravuga ngo mbese isanduku ihekwa n'abandi? Bayiheka ryari? Ngo barabanza bakiyeza, bagatamba ibitambo, barangiza bakajya mu mijishi. Nuko kandi uko igiye imikono 20 bagatamba igitambo, imikono 20 bagatamba ibitambo. Aragenda, nta kindi yari afite, ntabwo yari umurewe, ariko ajya kuzana intama. Mushora imari, mushora ibitambo. Ngo maze abonye Imana yemeye kuza, mundebe hano, ngo Abalewi bayihetse, ngo abone iremeye ntibishe. Metero 20 ati, nimutambe, bagatamba. Amen. Metero 20 nimutambe, agatamba. Bageze hagati, abageze mu rugo iwe, arafashe. Afashijwe ntabwo yabishe, afashijwe yaratambye. Aratamba, araririmba. Iyo yaririmbye ntabwo yizi, ariko yararirimbye arabyina. Araririmba arabyina, araririmba arabyina. Imyenda iragwa. None ngo barababeshe ngo mujye muririmba muhagaze muri, nuko mutarafatwa n'imbaraga z'Imana ngo mubone uko mutega amaboko. Umwuka yaje se, wamenya igihe washingiye umuhese. Buri muntu wese yadora Imana mu muco w'iwabo. Ngo Imana icyubahiro. Banza abagoye iyo banezerewe barashinga, abagogwe bakashaya, abanyanduga nabo bagashaya, abatwa nabo bakabyina umusatura amana. Urugamba rwabaye isobe. Nayoboye abatwa mu Kinigi, bari bafite korale y'abasangwa butaka. Iyo bafashwaga babyinaga umusatura amana, nanjye nkajyamo kuko nigeze ngira mara umunyine ngasatura cyane muzurisa, kuko umuntu wese aramya Imana mu muco w'iwabo. Dawidi akikibungo araririmba, ngo araririmba, aratamba karwa, ngo kandi amaze kuririmba agaburira abantu, abaha ibiryo, akora fete kubera yishimiye umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ni ukuririmba. Mujye muririmba. Imana imbabarire kubyigisha, ariko iyo nagize umugisha ndaririmba n'ukuri. N'ejo sinabaririmbiye kamwe. Muze mwese duhaguruke, niko kari kanjemo. Ndagira ngo mbabwire ijambo rya nyuma, ari ejo nzasozerezaho. Ndagira ngo mudusomere Gutegeka kwa kabiri ibice 28.
Gutegeka kwa kabiri ibice 28 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Unda dusomere Maraki ibice 3 n'umurongo wa 10. Soze gusoma unda dusomera Abagalatiya 6 umurongo wa 7 kugeza 10. Tugiye kuvuga imirimo Imana abera bakora bagahabwa imigisha, blessings, imigisha ifatika. Amen. Imirimo ihesha iki? Imigisha ifatika y'ibintu. Udusomere Gutegeka 28 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, Maraki 3 umurongo wa 10, Abagalatiya 6 umurongo wa 7 kugera ku murongo wa 10. Ufatikanye musome. Gutegeka kwa kabiri ibice 28 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi. Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Amen. Muvuge ngo amen. Ni bande bashaka imigisha y'Uwiteka? Imirimo ihesha umugisha nukumvira Uwiteka. Imirimo yose uzakora ukayikora uko ibyanditswe byera bigutegeka. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe kandi ugakora ibyayo mategeko ngutegeka uyu munsi, uzahabwa mu mbabarire muhasubiri n'umugisha n'imigisha. Imigisha, blessings. Imirimo yo kumvira Uwiteka muza gutegeka ihesha umuntu imigisha. Kandi iyo migisha ntabwo iguha nonaha, ahubwo iyo migisha ikuzaho ikagukurikirana. Mureke gusoma mu nkurikire, muza gusoma icyo gice murasanga iyo migisha igeze hepfo. Ni mike ariko ni myinshi. Aravuga ngo izaguha imigisha, ikibuvugiramo uzabona icyo urya, umurimo uzakora izaguha umugisha. Abisirayeli barororaga, ariko uyu munsi hano baracuruza, abandi turabanyakazi, abandi turabashuma. Izaguha umugisha, izaguha imigisha mu byo ukora. Inka zawe zizagwira. Nta nka mufite, ariko hano muracuruza, mufite inka mu maduka. Iyo twagiye gusaba abageni baratuvuga ngo mbese murakwa iz'amahembe cyangwa murakwa iza Beneri? Tukavuga ngo turakwa iza Beneri. Si inka se? N'imigisha kumvira Uwiteka mu mirimo yawe ukora, you will be blessed. Dore ibyago ni ugukorera Imana utayumvira. Murumva ko tugeze none ahantu hakomeye ngo nimugire mute. Ndagira ngo mwese musubize, nimugire iki? Umwete, zele, passion. Ujye ukora ibintu ufite umwete, ufite ishyaka ryinshi. Ningera ku murimo nahawe nzawukora nezerewe, anarahawe gusenga nzabikora nezerewe. Tugira umwete wo kumvira Imana. Soma Maraki 3:10 avuga ngo nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 ishyitse, mubishyire mu bubiko inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Murebe ko ntazabagomorera imigomorero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukaburaho mu kwiza. Iki cyo rekera aho. Reka nyivuge nitonze. Niba hari ikintu cyatunaniye umbabarire mbivuga n'agahinda. Maze imyaka irenga 17 ndi umushumba, kandi ndi umushumba mu rwego rw'inama y'ubutegetsi. Ubwo rero nabaye ku mudugudu, nabaye kuri paruwase, nabaye ku rurembo, nabaye mu biro bikuru. Wamisha hese ko nasengeye ku ibaraza ry'inzu yo kuri komine, ko ariho nabyaje umudugudu wa Beteri ku ibaraza. Wabimenya se? None dore turi mu hoteli. Niba hari ikintu cyananiye abarokore, surtout les Rwandais, niba hari ikintu cyatunaniye
nuko tudatanga kimwe mu icumi gishyitse. Iki ndakivuga noroheje. Ndebana aya ni amaturo. Noneho bisubiremo. Kuva ku nkweto kugera ku gasabune nkaraba ni amaturo yanyu. Nta kandi kazi nkora, mpembwa amaturo. Ariko niba hari ikintu cyatunaniye no gutanga kimwe mu icumi n'amaturo bishyitse, mbabarire mbivuge ngo ntabwo mbivuga nkanashwa, ibindi nabivuze nkanashwa, ariko ubwo ngeze ku ifaranga ndavuga noroheje. Abarokore ntibazi gutura, abarokore ntabwo tuzi gutanga icyacumi. Niyo tugitanze ntabwo dutanga igishyitse. Yemwe n'abakozi b'Imana baraha babimpamiriza, hari naho tujya gusura ugasanga n'umushumba waryo ntacyo atanga, ari ugihembwa. Wamubaza uti wandika ati ntaho. Si ngombwa ko mbyandika, naho ni ujyanja arabihisha kuko ntacyo atanga. Gutanga kimwe mu icumi ni ukwikebaho inyama zo guteka. Kandi ibyo Bibiliya ivuga ngo ngaho ni mubingerageresha. Ni ikigeragezo. Niba ushaka umugisha gerageza Imana uyihe eziyeme ishyitse. Bariri muzi kugura ibyuma icyacumi, shitani arahahagarara ntuture ntutanga icyacumi, ariko iniforume ukayitanga gukora amategeko. Si imirimo itegetswe n'amategeko se? Bakubwira gusohoka ugasohoka, babacaye ibyuma mukajya gushaka n'abandi, ariko icyacumi ni umutima wawe. Icyacumi ni mu bubiko bwawe. Nicyo gituma Maraki umwuka w'Imana yaramubwiye ngo babwire ngo bajya bahora bavuga ngo inzira zanjye ziraruhanya. Ntabwo ndibona umwanya, ariko ndababwira impamvu babivuze. Abisirayeli batangaga icyacumi n'ikisogi na kumino n'ifu n'ay'umunyu w'ingezi. Bari baragowe. Barangije ngo babwira umuhanuzi bati imirimo y'Uwiteka iratugora, aratugondoza. Maraki arahaguruka, ari wo muhanuzi n'ijuru, arababwira ati mureke inzira zanjye ntabwo zigoramye. Icyo gihe Imana ibateza akagungu, ibateza inzara, ibateza intambara, ibateza ubushomeri, ibateza ibyago, kuko bariganije kimwe mu icumi n'amaturo. Ngo icyo gihe abatambyi bahunze inzu y'Imana, barabuze icyo barya. Wagize ngo mutampembye namara kabiri, usibye ko Imana yanyigishije ngo nzadoda ihema. Unaweza kimbia wakwiruka. None se kucya ko munsetse mwebwe ko yakazi kahagaze mu Uganda? Si munenda Uganda? Nagiyeyo imubende hari y'abantu bavuye Cyangugu ku nkanka, nagiye Poto hari abanyarwanda bo mu Ruhengeri biruhondo, bagiye barabakristo banjye iruhondo, bagiye inzara yarabariye bariruka bajya guca iki ishu. Ariko nimurabe indahiro naraye inyishe ikaba inkeneshereje ahangaha. Mbese ntabwo uzigera utumukumbi ubitewe n'akaga kariko kose. Ntabwo uzatuye umukumbi ngo ujye gucicura ahandi. Byemeye aryo bigambiriye kandi tukabikorera imbere y'aba bose batureba. Mu gitondo atinze yataye umurimo, ari kwandika mu nyamakuru, yasizoye, yabaye umubandi. Niba ushaka umugisha w'Imana ujye utanga kimwe mu icumi gishyitse. Ni formule. Undi murongo navuze ko musoma, musome dusoze. Abagalatiya 6:7 n'umurongo wa 10. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru. Ntimuyobe, mumbabarire muze kwasoma mu rundi rurimi. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru. Emabra araza kubafasha mu Cyongereza. Kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Cyo umuntu akora nibyo azasarura. Ubibira umubiri muri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora. Ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Komeza. Twe gucogora gukora neza. Kuko igihe n'igisohora
yani gisohora tuzasarura nitudagwa isari. komeza. Nuko rero tugirire neza bose, mugirire neza bose kuko tubonye uburyo, ko tubonye uburyo, ariko cyane 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 ab'inzu y'abizera. amen. Niba ushaka umugisha wige kugira neza cyane. Haleluya. Ko mutagiye mu mwuka kugira ngo ubone imigisha y'Imana, ujye umenya ko ibyo biba ari byo usarura. Ejo nzahasozereza kugira ngo dutahe. Haravuga ngo mukanura amaso mu ndebe, ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru. Mu cyongereza bavuga ngo iki? Do not be deceived. Uzi ko abantu bajya bicara bakagira batya bagaterera akaguru ku kandi, abandi batura, ugasanga nawe yageze akaguru ku kandi, none hari muri WhatsApp. Don't be deceived. Icyo biba nicyo usarura. Mu rundi rurimi havuga ngo icyo umuntu akora nicyo abonamo umusaruro. Havuga iki? Aravuga ngo kandi n'umuntu nabibira mu mubiri we, muri uwo mubiri azasarura mwiki? Mbabarire mubivuge cyane. Aha nazanye ikizame kandi ubwo ndi kwiboha n'umugore wanjye arabizi. Ari gihe narakibye ndi muri Zaire. Kamba ahubwo buhamye, reka nongere mbivuge, ariko narasaze Mana yanjye. Nigeze nyoborwa n'umwarimu mubi ku mudugudu wawo ndi tujya tuvuga. Uriya tubiziranyeho rero. Uwo mwarimu yari umupagani Mana yanjye. Ukenda bwana koko ubu nzajya ntanga icya 10 kweli. Nkamuvuga mu izina. Maze ndoga na mushiki wanjye, nawe aroga muri umunawe, n'undi aroga abandi. Kagakorare kacu karahumana, tukaya twicara tunegura uwo mukozi w'Imana. Nzabirinda. Bukeye rero nza kugurisha akamasa kanjye Imana yari yarampaye. Ndavuga nti nkaba namuha ku cya 10 cyanjye akagenda wenyine. Nzabirinda n'ibyaha bye. Reka mbibabwire ntimuyobe. Imana ntinegurizwa izuru. Umumufukira hazi no kuri banki nayo yembwa. Ngo ntabwo muzayahababera Mana, ubu niko batwita. Ntimuyobe, Imana ibahishurire, ihwejesha amaso yanyu, murushaho kuyimenya kuruta uko mwamenya. Ndayamwima. Ariko ujya wibuka ko nacuruje inka? Nihaye gucuruza inka. Imana ngeze ahantu ku gasozi bita kuri kote, shoreye inka, nafatiye umwenda 3 kwa Tarsisi ka Ruganda, ndi gucuruza twa dufaranga twa kakamasa ngo ndebe ko nadoda ihema. Mura n'umuhanuzi Mana yo mwijuru we, mpura nabo Furumba, yaje avuga mu ndimi. Araza arantangira rero mfite ishimbo n'ingegene. Aravuga ati se bebe abandi dore babayobi, dore babayobi. Arambwira ngo utaragera kwa Rwabahenda urabona ikimenyetso cy'uko wanga mwarimu. Ati kandi ikimenyetso ni amaraso. Ndabari ndapfuye. Imana imbabarire ndamwanga, nifuru nisengera. Imana imbabarire ndamwanga. Ati kumwanga byaguteye kuriganya Imana. Ndamwanga nagurishije ikimasa sinatanga icya 10 kubera kwanga umwarimu. Mukanya ngeze munsi yo kwa Rwabahenda, inka y'ingumba nari nshoreye nayo nzi ko nyikuramo $40 cyera muri 86. Igira ikiraganga, aborozi barabizi, maze iganga amaraso. Bifatwa n'indwara bita umusitwe. Bonye amaraso ntiranyishewe. Ndatangira ni numva bari inka nkayigurisha, ayo nayo nagiye kwifatira ide. Ntunyungure we, ari kunkize y'inka kuko nayo nayifatiye ideni. Imana
umuntu araza arayicisha amaze kuyiha amafaranga yunguye amadolari 10 ntiyame, atari kuko yafashe, ati kugafashe vuba mwa, ati nkaye ufite ikibazo ntoya ariko ndaryarya. Barokore bazi kubeshya bakaryarya bari imbere yiduka we, mana ntinegurizwe izuru. Mukanya akimbwiye ngo ndabeshye iraganga amaraso, ayiwe arigendera. Nayibayeho saa 12 n'igice mbona umushi araza ampombya 40. Ndavuga ntaho kugira ngo mbure byose reka nyitange, ndataha. Ntabwo uwo munsi naryamye, naraye mu butayu. Imana ndihari mbabarire kudatanga icyacu, gutanga icyacu. Ubwo se kubabwira biratuma ntazabayobora se? Zabayobora ye? Izo ntege nke narazihannye kandi Imana yarambabariye. Nari mbitewe n'iki? Kwangana imbere. Dataha kugeza uyu munsi yaba abakristo bacu bose batangaga kimwe mu icumi, baba barahawe imigisha myinshi, ariko niba hari ikintu cyazitiye imigisha, kudatanga kimwe mu icumi n'amaturo bishyitse. Cyanyuma rero Paulo avuga ibanga. Nugera mu rugo usoma mu byakozwe n'intumwa, ntabwo nibwongera gusoma. Hari ijambo ryavuzwe na Paulo, aravuga ngo ko gutanga bihesha umugisha kurenza guhabwa. Yaravuze rero ngo nimukore cyane ariko mwe gucogora gukora neza. Mu Baheburayo haravuga ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ari ibitambo Imana yishimira. Ujye ukunda kugira neza cyane. Bibiliya ivuga ngo nugira neza cyane nudacogora harimo ingororano hano mu isi no hirya y'ubuzima. Ejo tuzakomeza tubabwira aya magambo ahesha imigisha. Reka mbabwire ijambo ryantangaje nkiri umunyamabanga mukuru, nagize umugisha wo kujya muri Amerika. Gezeho nganira n'umusaza yari umupastor ukuze yitwa Davidson. Arangije nabwo ntese iki gihugu cyanyu kugira ngo kigire imigisha ingana cyavuye. Arambwira ngo my grandfather was a pastor, my father was a pastor too, and I am a pastor. Ariko urumva uwo mugisha. Sekuru yari pastor, se yari pastor, nawe yari pastor, afite n'umwana we witwa pastor. Mbwira iki gihugu imigisha yavuye. Aravuga ngo iki gihugu dutuyemo cyitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyubakiye ku rufatiro rwa Kristo. Ngo abashumba ba kera igihe abo bazungu barwanaga bagira ngo bareme leta, ngo baravuze ngo Imana niyo twiringiye. In God we trust. In God we trust. Imana niyo twizeye. Amerika bayubakira hejuru y'Imana. Barangije bamenye ibanga ryitwa gutanga icyacu. Uyu munsi imiryango yose mubona ifasha hano n'abantu b'abakristo ba kera batanga icyacu, n'abapagani b'abanyamerika bazi gutanga kimwe mu icumi, kuko gutanga bihesha umugisha kurenza guhabwa. Icyo gituma mu mahanga yose nta bantu muzabona bagira ubuntu nk'abanyamerika. Ni ibintu batojwe na basekuruza, batanga kimwe mu icumi. Urashaka imigisha? Tanga icyacumi. Simbivugiye ngo muyazane nyarye, nimuyazana nzahembwaho nahembwaga. Niba nanyongereraho nzayahembwa, ariko umugisha wawe rekura. Cyakabiri, mumenye kugira neza cyane. Mugirira abantu neza cyane. Mwite ku bandi cyane. Mu migani yaravuga ngo hahirwa uwita ku bakene, Uwiteka azamwitaho ku munsi w'amakuba n'ibyago, ngo azamwiyegamirizaho ndobereye ku buriri bwe. Kugira neza cyane, apana kugira neza buhoro. Ntugahe umuntu igiceri, nta valeur gifite. Ntugatura Imana amafaranga utagura fana, ngo nusohoka ujye kuri kiyosiki ujye kunywa fana. Iryo situro. Ntugahe umuntu umwambaro ushaje, uzamuha umwenda mushya yishime, ahimbaza Imana kubwo murimo mwiza, uzareba umugisha w'Imana ukuzagukurikira. Ntimugacogore gukora neza.
kugira neza no kugira ubuntu bihesha imigisha. Ariko kwikunda no kwikundwakaza, ukiyoza, ukisiga, ukitukuza, ukambara imyenda, ukisakara nk'ikigori. Hari abantu bazi kwambara neza, nanjye mbamo. Mumenye kugira neza ko ariyo migisha yacu. Tanga 1/10 gishyitse, murambure ibiganza abakene, harimo imigisha y'Imana. Kwikunda ni igihombo, gutanga ukwiragiza ni imigisha. Haleluya. Ndagira ngo nababwiye imirimo itari mike, imirimo y'itorero, gusenga, guterana, kandi mwabibonye kuririmba. Ntimukaririmbire hano muri korale Siloam, ujye uririmbana n'umugore wawe. Ntimukaririmbire hano, muririmbire mu nzu abana babyumve. Mwige kuririmbira mu nzu y'Imana, mwige kuririmba muri mu modoka, mujye mwiga kuririmba mu mazu yanyu. Mukore kirite vesperale hamwe n'abana banyu. Umuyobozi w'umudugudu w'iwanjye n'uriya mugore wanjye. Ngiye basumbuko nzi kwigisha abakuru ariko sinzi kwigisha abana, iyo si impano yanjye. Ntabwo nigeze nigisha Sunday school, simbizi. Ngora nabwiye umugore nti ngewe nzi kwigisha abasoda n'abakomeye n'aboroheje n'ibyi, ariko sinzi kwigisha abana. Igisha abana bawe. Ati buriya tugira umudugudu mu rugo pe, kandi aho dutangiye kubikorera abana bacu babaye abakristo kurushaho. Bazi kuririmba, ngira abana bazi kuririmba. Utoze abantu kuririmba, utoza abantu ijambo ry'Imana, utoza abana imirimo yo mu nzu y'Imana mu ngo zanyu. Ibitabo bityo bazangura umujyi. Abantu basohokana abana bakabajyana kuri pisine bakabigisha koga, ariko ntibabigishe kuririmba, ntibabigishe gusenga. Naho ugasanga umuntu urafata n'umwana ukamutoza imico wanze. Harutse guhura n'abagore b'abarokore banjye biwanjye Gisenyi, bashoreye abana babadodeye meshi. Umwana w'umudiyakoni wa ADEPR akadodera umwana meshi, ntagire n'isoni akamujyana mu rusengero amushoreye ari umudiyakoni. None se niba uwo muco warawuhisemo, sivuze ko kudoda meshi ari icyaha. Ibyo birebana n'idini n'umuhango waho yizereye. Ariko uri gutoza umwana imico itari yawe, utamubiri ni uzamubwiriza iki? Toza umwana kugira neza, igisha abana gutanga bakiriho, byubaha ubuhamya. Umwana wanjye aherutse kumpamagara aramubwira ngo papa unyohereza amafaranga ya pantaro narayitanze, ntiwayihaye nde? Ati papa nahuye n'umuhungu w'inshuti yanjye, bari bamwibye ipantaro kandi ari umwana w'umukene, iwabo ni mu Kinigi, ntabwo wigishije ngo tugire neza. Nti narayitanze kandi nzi ko Imana yaguhaye umugisha, nyohereza amafaranga ya pantaro narayitanze. Amen. Ndafashwa nuko umwana wanjye yatanze ipantaro. Ni mumenye kwigisha abantu kugira neza, mutoza abana kugira n'imigisha. Mahaguruke tubwire Imana ngo twigishe gukora imirimo myiza, twigishe gukora kugira neza cyane, twigishe kuririmba, twigishe guterana mu ngo zacu n'umubazo. Iyo ni imirimo myiza yo mu rusengero, ariko iyi migisha ni imirimo yanyu. Ejo nzayisozaho mbabwira aho dukorera, nindagiza nkore Samari turangizanye. Imana ibaho umugisha. Mushumba w'Imana burigira hino udufashe gusenga. Ndagira ngo twese twihane kudatanga 1/10 gishyitse. Ni twebwe twizitirira imigisha, ntabwo ari uguhima pastoro, ntabwo ari uguhima mwarimu Nzabirinda, nijye wihimye. Niba wingeragereshe murebe ko ntabasuka wiki imigisha. Mureke tumenye kugira neza cyane, twige kugira neza cyane. Ejo tuzozerezaho tugire neza, kandi tugire neza cyane. Ntabwo murebe ukuntu nambaye neza, ubu so nakwambara bose babireba bavuze ngo iki, ngo ntawe bitabera. Wagize ngo hari umuntu wanga kwambara neza uko atabibonye, kandi umwambitse neza aragushimira, ariko arahindukira akavuga ati Imana ihabwe icyubahiro, nanjye yanyambitse. Maze imigisha y'Imana ikakomaho ikagukurikira. Nimugira umwete wo kumvira aya magambo, iyi migisha izabazaho ibomeho.
karibu mushoboka utega amaboko tubwira Imana ngo tubabarire ariko twigishe gukora twigishe imirimo. Data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimira. Tugushimiye ijambo ryawe twumvise, tugushimiye ubuntu watugiriye ukaduhamagara ukatuzana mu nzu yawe, ikirenze kuri ibyo ukatugabira umurimo wawe. Duciye bugufi cyane imbere yawe mwami Mana yacu, kuko mu migisha itandukanye wagiye uduha ntabwo twagiye tugukorera uko bikwiye. Twarakwimye mu byawe waduhaye mwami, ntabwo twitanze uko byari ngombwa, ntabwo twabereye amaso impumyi zari hafi yacu, ntabwo twabereye amaguru ibirema byari hafi yacu, nta nubwo twitanze mu murimo wawe uko bikwiye. Duciye bugufi dusaba kugira ngo utubabarire, utubabarire ibyo utugaya muri urwo ruhande mwami. Ugirire neza buri muntu wese uri aha ngaha, aho umwuka w'Imana aciye akarongo ku kitaragenze neza ku murimo wawe, kukugukorera no kugukoreshereza ibyacu. Wongere utugirire neza, uturebana amaso y'imbabazi, maze Uwiteka Mana udushoboze gufata icyemezo guhera uyu munsi cyo kugukorera uko bikwiye, cyo gutanga mu byo waduhaye, cyo kurambura tukakugerageza. Uduha ubwo burenganzira ukavuga ngo tukugerageze, tukugerageresha 10 n'amaturo, ngo turebe uburyo udukomorora imigisha yo mu ijuru, tukabura aho tuyikwiza. Ndasabye kugira ngo ushoboze buri muntu wese mwami, ubabarire uwari 10, ubabarire uwariganyije, ubabarire uwajyaga yirengagiza abakene, utubabarire twese muri rusange mwami, maze uhereye umunsi udushoboze. Umugisha umukozi wawe ukoresheje, kandi umwuka wera akomeze kudushoboza gukora umurimo wawe uko bikwiye. Komeza kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen.